ubu tuvugana nkuzaniye izindi update zo kuri uru rugamba noneho byifashe bite. Ubu tuvugana ndakubwira ko Kinshasa muri Kinshasa muri etat major ibintu byakomeye cyane kugeza ubwo noneho bashatse gufatana mu mashingu benze kurwana bari gupfa iki. Anga hajemo n'igihugu cy'u Rwanda ndetse hazamo na M23 ndetse hazamo n'ibikoresho byose igihugu cy'u Rwanda cyaba gifite kubyerekeranye n'umutekano wa gisirikare. Aba bo muri etat major kuki bashatse kurwana ese ubundi bapfaga iki? Ibi byose ngiye kuza mbikubwira nta na kimwe ndi bugusigire inyuma. Si ibyo gusa nanone ubu tuvugana ndakubwiza ukuri yuko Uvira FRDC imaze kuvumbura umugambi mubisha wa M23. Uyu mugambi wa M23 ivumbuye ni mugambi bwoko ki? Ese uyu mugambi M23 koko irawufite? Ibi byose ugiye kuza ubisobanukirwa neza muri aya makuru. Si ibyo gusa nanone ndakubwira ko kandi Kinshasa Kisekedi bamufatiye ibihano. Uyu ni wa undi twabonaga muri leta zunze ubumwe za Amerika i Houston ari kugira gute, ari kuvuga ngo ikipe yanjye ubwitsinze n'ingabo ziri gutsinda. Ariko ejo bunini nigeze nanabona amakuru ya musore watsinze cya gitego bari mutunze urutoki ngo nsohokera mu gihugu we warambeshye. Nuko ubu tuvugana rero uyu mugabo yavuze iriya jambo yishongora nibiki, ariko noneho ibiri kuba bitandukanye nibyo we yatekerezaga. Niki rero nukuvuga ngo ikintu kiri kuba muri rusange ahangaha Kinshasa babafatiye ibihe bihano. Kinshasa babafatiye ibihano bikaza cyane, kuzongera kubabona ku isoko ryo kujya kugura intwaro biragoye cyane. Kongera kubona Kisekedi yagiye kujya kugura intwaro ndetse no kujya kugura uduki twose twerekeranye n'ibikorwa bya gisirikare, kereka hari wenda nashaka uruganda mu biki. Uyu Kisekedi kuki bamufatiye ibyo bihano ni izihe mpamvu zose ndaza nzikubwire neza, ibyo bagendeho byose mbikubwira. Ese koko biraza kubahirizwa cyangwa ntibibuze kuza kubahirizwa? Hagati aho nanone ndaza kukubwira yuko umusirikare wa FRDC amaze gushyira video hanze y'akasamutwe agaragaza uburyo ki batsinzwe uruhenu, uburyo ki M23 ibakubisiza akabwana, uburyo ki M23 ibarusha imbaraga, uburyo ki Kinshasa igomba kugira ibyikora kugira ngo ibintu bitaza kugenda nabi cyane kuri uru ruhande rwa Kisekedi. Ese ibingibi Kisekedi araza kuza kubyitwaramo gute mu by'ukuri? Hagati aho ibintu ntago bimeze neza cyane hano kuri ubu butaka, kimwe nuko Uburundi nabwo muri iyi mirwano bubirimo, ariko never we ibintu byamukomeranye ndetse abaturage be bamumereye nabi, yaba n'abayobozi ndetse bari kumubwira ati ese ubundi bimeze bite. Nkwibutsa yuko umugore wiwe twamaze kubona yuko ari we ushobora kuba amubwira ati kora ikigira gutya na gutya. Ibi uraza ubimenye neza cyane, ndahari kugira ngo nkugezeho aya makuru nayagushakiye neza 5/5. Kora kuri subscribe, ukore kuri like kugira ngo amakuru nk'aya ngaya atazajya agucika. Reka dutangire amakuru yacu ronya kurambure neza cyane. Reka amakuru yacu tubanze tuyahereherera. Amakuru yacu reka tubanze tuyahere kuri uyu musirikari wa FRDC umaze kugaragaza uburyo ki M23 yabatsinze ikabakubita izakabwana, uburyo ki M23 yababwiye ati n'indi ncuro ntimuzongere kuzana ibintu by'imikino, n'indi ncuro ntimuzongere kugira gutya. Ahangaha uyu musirikari yagaragaje impamvu nyinshi cyane, zirimo yuko zirimo gutsindwa gukomeye rero nukuhe ngo byaturutse kuzihe mpamvu? Byaturutse ku mpamvu zuko ngo M23 ikintu cya mbere babonye kuri urugamba rwa hariya ari uko ibarusha ikintu cyitwa igikoresho. Byaturutse ku mpamvu zuko M23 iri organize. Byaturutse ku mpamvu yuko M23 ifite abayobozi beza. Byaturutse ku mpamvu zuko M23 ibintu byabo byose babikora kinyamwuga. Byaturutse ku mpamvu yuko M23 yashoboye kwicara igaplaninga urugamba neza. Mu gihe noneho Kinshasa ngo nta gikoresho bafite, mu gihe noneho Kinshasa bari kurushwa amadorone na M23, mu gihe Kinshasa bafite amafaranga menshi ariko yose nta kintu abamariye. Usanga ngo
yose yigendera mu mifuka y'abakire gute na gute, usanga abakire aribo bayatwara bayajyana mu bintu byabo, ariko nyamara igisirikari abasirikare bato bato bari ku rugamba bakabura amafaranga y'umushara ndetse n'amafaranga abagurira ibikoresho bagomba kwifashisha ku rugamba bigezweho nk'ibyo M23 bahanganye nabo ifite. Ati bo baranabashuka bakabashora mu rugamba kandi nyamara bo bigaramiye hehe, bigaramiye aho za Kinshasa n'ahandi hose bari kurya ubuzima, abasirikare bato bato bari gukobokera hano kuri uru rugamba. Uyu musirikare yagaragaje imbogamizi nyinshi Kinshasa igiye ifite idakora kugira ngo bashobore guhangana na M23. Yarangije asaba avuga ati rwose turabasabye, nimba mutabishoboye nimutureke twisubirire mu iwacu, kuko n'ubundi iyo bagerageje kukivamo baraguhiga bakaza bakakwica. Ati rwose turabasaba nimutureke twisubirire iwacu aho twaturutse, twigendere kwibera abahinzi borozi, cyangwa twigendere kwikora indi mirimo y'ubucuruzi n'indi ariyo yose. Ariko ibi by'uru rugamba turimo turahatikira, turimo turahapfira, nta kintu na gito dushobora kwigezaho, kandi mwe mwaka kitugejejeho mutakitugezeho mukadushora gutyo gusa. Uwo ni umusirikari wifashe video arangije asaba yuko bayikwirakwiza ahantu hose kugira ngo igere kuri Kisekedi. Araje avuga ati ninshake nzapfe, ariko ndabivuze uko niko kuri. Ibi yabivuze bitewe n'icyuka ko M23 imaze iminsi ikora ibitendo hano, aho muri ibi bitendo byose mu mazi iminsi mwumva hano za Mikenke, za hano za Poezero, za Baraka na za Fizi n'ahandi hose. Ubu rero mw'abantu mwe igihari ni iki rero? Ndagira nkubwire ko ubu tuvugana na hano muri kano gace, kano kari kurwanirwamo cyane bikaze cyane ka Bibogobogo, ubu ngubu nako kamaze kuba gafatwa tombe tayari byarangiye. Tombe kabisa, M23 ikomeje urugamba rukakaye cyane. So agataho rero andi makuru ngufitiye na yahe rero? Andi makuru ngufitiye ahangaha, reka tugaruke hano hitwa kuri etat major. Etat major ikinshasa mu gisirikari byifashe gute? Etat major mu gisirikari ikintu kiri kuhabera ntago ari iki ahangaha. Ndakubwiza ukuri ko benze gufatana mu mashati. Benze gufatana mu mashati mu nama yari iri kuba mu kanya gashize, barimo bareba uburyo ki M23 iri kubatwara ibice umusubirizo. Si ibyo gusa, ubwo nabo bari muri ibyo ngibyo muri iyo nama hano muri Uvira naho bari hehe, bari mu nama. Naho ndaje nyikubwireho nkubwira ibyavuyemo. Hano ikinshasa ho rero ikintu cyabayemo ni ikirero. Ikinshasa cye cyabaye nyagasani. Abajenerali, abakomanda b'urugamba, abashinzwe kugenzura ibya gisirikari, abakoroneri bande bose bari bahari bari kwiga ikibazo cya M23 ikomeje kubafatana ibice byose. Aha umwe yagize ati iyi ntago ari M23, iki ni igihugu cy'u Rwanda. Uru n'u Rwanda rwafashe biriya bice. Undi ati hoya ntago ari u Rwanda, ahubwo u Rwanda rwatanze ibikoresho. Ati twe nta bikoresho twatanze. Undi atari ko twatanze ibikoresho, bo bafite ibikoresho biravanse kandi byinshi biteye imbere. Twebwe ibikoresho byacu ntago biri imbere cyane nk'ibyabo. Ndavuga ubwo urebye ubishyize nko muri karite, uburyo ibikoresho birutanwa imbaraga. Abandi bati rwose hano igisirikare cyacu kiroroganize, ahubwo haraburamo imbaraga ndetse n'abayobozi beza cyane. Ibyo byose babidiscussing rubura gica. Ati wowe kucyuhakana katari u Rwanda, wowe kucyurwemeza, ti wowe ubwo wasanga uri umunyarwanda bashyigikiye. Ati ntimunzi, sindi mwene runaka, simvuka hariya hepfo, sinavutse izuba riva. Ati ntago ndi umunyarwanda ngewe. Aho hari hehe? Hari muri etat major ku birindiro bikuru bya gisirikare ikinshasa. Niho izo sababu zose zari ziri barimo bashwana bitewe nuko M23 iri kuba kubitiza kabwana kayo nguko. Nibyo rero mu by'ukuri rwabuze gica birinda ubwo inama irangira nta mwanzuro numwe bafashe w'icyo bakora. Birangira bavuze ko bagomba kuzongera bagasubiramo iby'iyi nama, bakongera bagafata undi munsi ngayo nguko rero. Hagataho andi makuru dufite rero. Andi makuru dufite ahangaha rero, amakuru aratubwira yuko muri Uvira FRDC yamaze kuvumbura imigambi ya M23. Ngo M23 mu birometero bigera muri 40 uvuye aho bita
aha ndimo ndahareba neza cyane. Ni mu birometero 40 kugira ngo ugere muri Uvira, ndetse ubwo uba uvuye ahangaha kwa Mulima. Ubu uvuye hano kwa Mulima ni mu birometero 40 kugira ngo ugere muri Uvira. Aha rero kwa Mulima amakuru aratubwira neza yuko ngo M23 ngo bakurikije ngo umuvuduko ngifite ngo barimo barerekeza muri Uvira, ariko ngo bakajijisha berekeza hehe muri Baraka. Ariko nanone hari ikintu ngo cyabaremye umutima cyangwa se cyabaremye agatima, ngo bizeye ibihano ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashyiriyeho M23, ngo zizeye ibyo bihano kuko ngo M23 nibirengaho tayari Amerika izahita ihaguruka igire gute ibarwanye. Ibwire mu 23 amasezerano mwasinye za Geneve, mwasinye hariya mu Busuwisi, mwasinye muri Amerika, mwasinye hano muri za Angola, mwasinye Katari, ati mwarimo mukina, atero bazahita babafatira ibihano bikomeye cyane. Abandi bati ariko nyamara M23 ntago murabona yuko itari gukurikiza amategeko. Ibyo kugira gute na gute ntago ibyitayeho, bamaze kuba nk'ibyihebe. Tini dushake twirinde, tugire ibishoboka byose, dushyiraho ingamba z'ubwirinzi zikakaye kuko baradusatira ibirometero 40 ni hafi cyane, baraba batugezeho. Ngayo nguko rero muri Uvira bavumbuye, uwo ni wo mugambi bavumbuye uko M23 iri kujijisha ngiri kwerekeza Baraka kandi iri kwerekeza Uvira. Ariko nanone bakaba muri iyi nama yabereye hano muri Uvira bakaba bongeye bazanamo ingingo ivuga ngo M23 tifite n'undi mupangu wo gufata warikare uko byagenda kose. Tirimo iranajijisha ikerekana yuko ifite imbaraga iri kuzizana hano, kandi mu gikari cyayo tibari gutegura urugamba rwa warikare bikomeye cyane. Ati nuko bigenzura timaneko zacu twasize muri twirwaneho nta kintu ziri kutugaragariza zifatika, ariko turebye ibikorwa byabo uko bimeze na muvoma zabo za buri munsi, cyari ikindi kintu bari gutegura kidasanzwe tukitegure. Kandi ko kunarebye neza Uvira warikare hagati aho ibintu birakomeye cyane. Hagati aho ngaho mwitega ikintu kimwe muri ibyo, Uvira warikare mu byitegure. Ndetse kandi aba bari hano muri Uvira bamaze kugaragaza yuko ngo nibaramuka baje bazabanza guhera hehe muri Poezer, nanjye ngo muri Poezer, muri Plaine de la Ruzizi. Muri Plaine de la Ruzizi niho bazagera gute, bazahita bicara bakabanza bakongera bakahaturiza, tari ibindi bitero byabo bagatangira kubigaba muri Uvira biturije. Nuko rero byifashe. Hagati ndakubwira yuko kwa Mulima bidasubirwaho nta bindi byinshi, kuko Koloneli Rugabo yabivuze, afande Rugabo yarabivuze neza cyane. Aka gace nako kamaze kuba gafatwa, kamaze kuba kabatombe neza 5/5, nyuma yuko batwitse ingabo za FRDC ndetse n'abarundi bakazitwika ahantu zari zihishe n'ibikoresho byabo bakabifata. Icyabaye niki nuko aka gace kose ko kwa Mulima bamaze kukigarura aya masaha ubu tuvugana. Nta ngabo nimwe y'abarundi ikiri kuhabarizwa, bose bamanutse bagiye hiryo za Bibogobogo baragenda, ariko nabwo begera kure kuko Bibogobogo yanyaho hari agace M23 nako ifitemo, yamaze kuba nakigira tombe, kari gutegurirwamo ibikorwa kosemennye bangara, kari gutegurirwamo ibikorwa byo n'ubundi kubakura muri Bibogobogo bakabashorera bahita bambuka Fizi bakomeza berekeza hehe za Karemi, bahita bambuka Tanganyika bambuka mu Burundi ariho bajya guhungira. Ariko bakamekinga sure yuko nta baturage bagize gute bajyanye. Nuko andi makuru rero nayahe, andi makuru dufite hano aratubwira ngo ko mbona ibintu bitoroshyira, ko mbona ibintu bitoroshye, ko mbona Neva yakarariye, ko mbona Neva yamaze gushyiraho itsinda rishinzwe kugenzura neza cyane, ridashinzwe kurwana ahubwo rishinzwe kuneka mu gisirikari cya FRDC ndetse na FDNB,
bamenye neza impamvu y'ibi byose, uku gutsindwa gukomeye. Neva mu Burundi barimo baramushyiraho igitutu gikomeye cyane, bavuga ati ingabo zacu byifashe bite, ingabo zacu ziracyahari cyangwa ntago zigihari. Ubu tuvugana Neva ari gusabwa raporo y'abasirikare bose baba baraguye kwa ruriya rugamba. Harimo arasabwa raporo y'ibyakozwe byose, yaba umutungo wasohotse, yaba abasirikare bagiye. Ubwo ni igisirikare kiri kubimusaba. Rega buriya Neva nubwo ari kuriya, hari abantu batabamushyigikiye nubwo baba bari mu buyobozi bumwe, ariko akavuga ati buri gukora hari ibyo twagiye tukubuza, none reba ingaruka ziri kuza, bityo rero duhe raporo tubone uburyo ki natwe twiga ibindi bigiye gukurikira. Banicira bakagirana inama ngayo ngo korero. So hagati aho rero reka mbifurize kugira umugoroba mwiza, tuze kuza gusubira mu zindi update zo kuri uru rugamba rwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo.